Yes, reka tubashimire mwese abakurikiye business isobanutse. Mukomeze mugubwe neza aho buri wese aherereye. Turabifuriza weekend nziza abayigezemo kandi namwe mutarayisatira ariko ngira ngo bayisatiriye ubu bayitangiye bagiye kwitangira nko muri Amerika no mu bindi bihugu dusigaho amasaha menshi. Buri wese rero turamwifuriza ibyiza bigeretse ku bindi. Kuri mikoro ni Tite Kamanzi. Turacyari muri wa mushinga wa business isobanutse twibanda kuri Pi network. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku kintu cy'ingenzi kijyanye n'amahugurwa turimo gutegura, ariko uyu munsi ndabaha bonus muri iki kiganiro. Ku mahugurwa twababwiye yuko turimo gutegura amahugurwa ameze ati, ubwo bonus ndi bubahirajyana n'ingingo y'amahugurwa. Turimo kubategurira amahugurwa tuzajya dutanga y'umunsi umwe, ariko tukiga ibintu bikomeye bihe rero. Tuzajya twiga buri kimwe cyose dukeneye gukora kuri konti yacu ya Pi network. Hari iby'ingenzi tugomba gukora. Turimo turabitegura tubigabanyamo ibice kugira ngo bitworohere, ariko ayo mahugurwa azajya atangwa mu munsi umwe, kuko ni ikintu ushobora gukora umunsi umwe rwose kandi bikagenda neza. Noneho bizajya byorohera buri wese, niba yinjije n'umuntu amwinjize amukorere buri kimwe cyose, hanyuma na KYC niza nayo ayimukorere. Ndagira ngo mbisubiremo. Amahugurwa tuzakora ni uguhera ku kwinjiza umuntu ukagenda ukageza ku kumukorera KYC, ndetse ukaninjira muri konti kugeza ubwo twiga nuko bishyura bohereza Pi. Ngira ngo ibyo birumvikana. Ayo niyo mahugurwa turimo kubategurira. Impamvu turimo gutegura amahugurwa nuko abantu benshi bafite ikibazo gikomeye cyo gukorerwa muri konti yabo, ariko bo badashobora kuyikoreramo. Reka dufate urugero ku muntu ufite konti muri banki. Tekereza umukozi wa banki ugufasha n'akazi ashinzwe ka buri munsi, ariko hano muri Pi network nta mukozi ufite n'umunsi n'umwe. Umukozi wawe ni wowe ubwawe. Biratangaje rero kubona wangaja umukozi ugukorera mu mafaranga, ariko ako kazi atazi ngo birava he birajya he. Ubwo se ayo mafaranga niba ataraye inyanya n'inyoni, urumva ari ayandi nayo ni za nyanya batera inyoni. Ninde se utazagukoreramo ngo atwareho nawe? Ubwo ibi bintu koko mwabicitseho. Ndagira ngo rero Bosco DMD champion niwe wigeze kuvuga ngo mutegure imitwe yanyu. Nimureke dutegure imitwe yacu, tumenye uko twakora buri kimwe cyose. Ejo nuhura n'umuntu umwinjize, numara kumwinjiza umwuzurize ibyangombwa byose, umwereke uti dore aya mahugurwa kandi azahoraho kugeza ubwo ubimenye ukabifata. Nibitaba ibyo ndakurahiye ntago uzarusyaho. Ubu ngubu iyo ugiye kwinjiza umuntu biratangaje kubona umuntu azi gushishikariza abantu kwinjira muri Pi network, ariko yakwinjiza umuntu yagira ngo agiye kumwinjiza wenda ngo atangiye kubimenya, ugasanga amakosa yakoze. Reka turagiye tugeze kuri, hari amazina abiri, first name na last name. None ukibaza first name kuki ushyiraho ibitari byo wasobanuje. Icyo ni kimwe. Wihaye kubikora kuri konti itari yawe, uriya muntu namara kuvumbura yuko wamwiciye ibintu, ntazabone yuko wakiniraga kuri konti ye ku buryo bishobora no kumuviramo kumubuza amahirwe. Urumva azagufata te? Ubwo se hagata wowe udatekereza ko ibyo ugiye gukora bishobora kugira ingaruka kuri mugenzi wawe, ngo urimo kwihutira kugira ngo kumushyiramo gusa kugira ngo baguhe Pi imwe, we wayibonye, ariko wibuke ko naramuka ahombye kubera ibyo wamwangirije, Pi buryo umukomoraho zose nawe uhita uzihomba. Icyo niba mutari mukizi mukimenye. Iyo winjije umuntu muri Pi hanyuma yakora ikosa ku giti cye, warimukorera wowe ubwawe, ikosa azakora rikaba ryamubuza Pi ze, izo umukomoraho zose nta nimwe uzabona. Uko yazibuze niko nawe uzibura.
ubwo se uzaba warungutse iki? Cyokora uzaba umubujije amahirwe. Ushobora kubikora ukamushyiramo yego bikabara kandi ari n'ibicupuri. Jye ubwanjye niboneye umuntu bashyize muri payi n'umugabo we, ariko umugabo we konti y'isi ndayikoraho, yari kumwe n'abandi bantu nkora ibyo mukora ariko binaniranye nimero yose uko tubishyizemo bikanga. Ngezeho musuzumisha gusiba konti, ndamubaza password urayibuka? Toya, reka tugukorera indi. Tugiye kuyikora tubona konti iratangira bushyashya. Ndamubaza iyindi wa register inziri, arayibura. Nimero tubwiye dusanga sibyo, dusanga konti yarafite ni igicupuro. Uburyo babishyizemo bijya bibaho ugasanga umuntu aramayininga ariko ikintu cy'igicupuro kiraho. Ibiro niba utazi kubisuzuma ufite ibibazo bikomeye cyane. Ubu hari abantu usanga nubwo yaragejeje payi 9 zose, ariko twasanze nta myirondoro, nta kibintu birimo, ni ibintu utamenye ubwoko bwabyo. Byagombye simukadi ze zose uko ari ebyiri, iyo dukubisemo tugasanga buri yose iratangira bushyashya, iyo dukubisemo yose iratangira bushyashya. Kandi ubundi yo yagezemo nubwo amazina yaba yanditse nabi tukazayakosora nta kibazo, ariko iyo konti yagezemo ari ukuri, email irimo n'amazina na password, winjiramo wayisibye ukongera ugatangira, winjiramo ugasanga barakubaza password inshuro imwe gusa, ariko wowe bamubazaga email bakamubaza password. Ukibaza uyu muntu yari afite icyo kintu ntazi kugisuzuma, hari wabikoze ntazi ibyo ari byo, yarukuyamufashe amukubitamo. Iyo minsi yose yaragejeje payi 9 zose zabaye imfabusa kuko nta konti yari afite. Muri make nimero ya telefone bari bananyuzeho ntaha, kandi none igitangaje nta na Facebook account yagiraga ngo tuvuge ko wenda ariyo bari bamuregisterinzeho. Ishwida. Ibyo rero ni ibintu tugomba kumenya kugenzura. Uyu muntu wihutira kandi gushyiramo abantu ntarebe ngo reka mushyiremo mbone payi yanjye imwe, no, ahubwo iga umenye uko ugomba kwinjizamo abantu, ejo mutazashwana kuko wabakoreye amakosa, hanyuma mukomeze umubano wanyu mwiza nkuko wamutekereje ariko wamukoreye ibyiza. Niba utabizi baza. Ikindi muri aya mahugurwa tuzajya dutegura, urumva teguriwe aba pioneer, muzajya mutumiramo n'abantu mushaka kwinjiza muri Pi Network, nabo baze bakurikirane, nibarangiza babyikorere, nabo bahugurwa babyikorere, cyangwa se wowe umufashe cyangwa tumufashe, cyajya tuba turi kumwe. Ibi bintu ni ibintu bizatugirira umumaro kandi muzabona ukuntu bizafasha benshi, bigabanye akavuyo ko kwinjira mu makonte y'abantu mwitwaje ko ari twe twitwaje ngo nitwe tubisobanukiwe. Ntabwo ari byo, n'abandi twese twabimenye. Twigeze tujya kwiga muri Amerika, Dr. Nicholas yigeze aza kudusanga hano. Niba twaragize amahirwe yo kubimenya tubikorera abandi, ni iki cyatuma tutabibigisha kugira ngo babimenye? Ejo se ko mbizi ndi umwe, ejo nimba ntari hano, aba pioneers benshi ntago bazahomba. Ese ubizi wacecetse, niba uwo mwanya atanawufite cyangwa ubwo bushake atabufite, muratekereza yuko hari ubwo azajya kuregwa, hari urubanza ruzamujyaho ngo nuko atabafashije? Ariko ni ikinego. Rero ku giti cyanjye ndumva atari ibintu nakwihererana kugira ngo bikomeze bitya, ngo nishimire kujya ngo oya mbafasha nge, n'Imana ntibafasha nkanswe ngewe, byose bihombamo Imana idahari. Abitwaza ngo byose si Imana, byose ni abantu. Byose mvuga ni ibyo tubamo bya buri munsi, naho iby'ubuzima byo bigengwa n'Imana, ntago ari ibyacu. Twebwe ibyo dukora bya buri munsi bikorwa n'abantu n'ibikorwa n'Imana, kuko biramutse bikorwa n'Imana ntibakugonga icecetse ireba, yakabaye gutangira. Hako umuntu bagiye kukugonga kureba ariko ati have. Rero mureke tuve mu mikino, tumenye ko turi muri business, turiruka inyuma y'ama miliyoni. Reka nsoreze kuri iki kintu. Hari umuntu, ari abantu bakoresha fingerprint. Aka kantu sinzi ko hari umuntu wagatekereje. Mugenzi wanjye turi kumwe tubana niwe, twarimo tubiganira, igitumye ngiye kukavuga nuko ari we wakavuze. Abantu bakoresha fingerprint nibyo koko, ariko ujye utekereza yuko iyo fingerprint wihaye gukoresha, ujye utekereza yuko ushobora gukora impanuka urutoki rugacika, ubwo utinzahindura urundi ucitse ikiganza se cyangwa ugacika amaboko, mugiye kumbwira ngo ntibibaho. Nyamuna tujye dutegura ibyo dukora ariko tunateganya ingaruka, dufite amakenga y'ingaruka zishobora kubaho. Ibi ngibi ni utabifata gutya yenya ngewe navuze nti nta fingerprint nzapfa gushyiramo kubera ko ibintu bishobora guhinduka.
burya ngo utegura amahoro amaherere ari ku nzira. Simbateze iminsi, ariko ibi nabyo mubyitegure mubimenye yuko nabyo bishobora kubaho. Rero tujye duteganya ibishobora kutubaho imbere, kandi tuvuga tuti twabikemura dute. Ako nari nkabanazemo naka bonus nari mbahaye, singamije kubatera ubwoba, ahubwo mba ngira ngo twagure intekerezo zigira amakenga mu byo dukora. Ndagira ngo rero mbabwire yuko buri wese akwiye kwitegura ayo mahugurwa tugiye gutangira. Tuzabagezaho gahunda mu cyumweru gitaha, hanyuma turimo turategura tuzayakorera hehe. Ni ibintu bizaba byoroshye cyane, ariko bifite umumaro ukomeye wo ku rwego rwo hejuru. Nkange iyo nirwa nirukanka njya gufasha ntago ari sawa, ariko twabimenye byagabanya iyo mbutiyaje, sibyo? Je ntago ndi kureba ngo, ntago ndimo kureba ko ngo ese no kugira ngo mbi intyoza yo kujya hisi yo gukora iki. Oya nta muntu kamara ubaho. Niyo mpamvu buri wese ibi byaziye ni decentralization, ni ukwegereza imari rubanda. Ese iyo mari irakwegereye cyangwa iri mu biganza by'abandi? Aho niho hava kubatwarira payi bazimaze, barimo barazitwara. Umuntu ntamenye uko bazitwara kubera kutamenya ngo ni ibi nibi bari mu kunkorera. Ntago nabyemera giyewe rwose. Ibi ntago ari ibyo. Niba byaraziye twese, reka twese tumenye uko tubikora. Urumva, nta muntu uhagarariye payi aha naha. Buri wese ahagarariye payi konte ye ku giti cye kuri telefone ye. Reka rero tumenye uko bikorwa, hanyuma tubyikorere tunyurwe. Nk'ukuntu ninde umenya WhatsApp na message bakwandikira muri telefone yawe ujya gusomesha. Reka mbasetse, hari umuntu ni umusirimu pe, ariko ntiyigeze yiga. Iyo bamuhamagaye ashaka nimero ya telefone ngo igumemo, arakubwira ati Kamanzi nyemerezamo uwo muntu, abyita kwemezamo. Ibyo birangiye yashaka guhamagara umuntu ngo Kamanzi ngo ndebera Robert, akamushaka akamuha. Nibwo namenye yuko atazi gusoma, kandi ni umusirimu, umuntu w'umunyamafaranga. Murashaka kumera mutyo? Ntibikabeho ikinyejana tugezemo, noneho turinjira mu ikoranabuhanga. Ntimukabe injiji ku rwego mushobora nanjye umuvuga ngo kwinyuzamo ijisho, kuryinyuzamo wowe ubwawe. Murakoze, mugubwe neza. Ikiganiro ndakagaruka, mukomeze mu mining, mwuzuze ibisabwa, kandi tubibutsa yuko tubafasha. Nimero zanyu murazibona muri description munsi ya titre, hanyuma mu mpamagare, mu nyandikire, dufashanye ibintu bijye mu buryo. Murakoze cyane.